iratuziza aho dutuye, ariko igira imbabazi ikagira ibana. Imana ni data, iyo uzuye usanga ikwita umwana. Igihe cyose uziye uyisanga iravuga ngo mwana wanjye. Imana ni data. Nubwo ufite ibibazo, ariko ndajya nkubwire ngo ufite so. Yesaya uyu murongo uravuga ngo erega uri data wa twese. Nubwo Aburahamu atatuzi, mu bakomeye ntibatumenye, mu bakize cyane ntibatumenye, mu bize ntitubonekeye, no mu bafite imitungo ntitubonekeye, no mu bafite amasambu ntitubonekeye, no muri ba Miss Rwanda ntiwabonekamo, no mu bantu bakwifuzwa ntiwabonekamo. Ariko Mana uzi ko hari umuntu ubaho nagira n'icyiciro abonekamo, no mu batumirwa ntihagire ugutumira. Nubwo watanga na kandidatire ntihagire n'ukureba. Uzi ko hari n'umuntu wateka ibyo kurya akabura abaza kubirya bitewe n'ubitetse naho abitekeye. Uzi ko hari n'umuntu upfa akabura abamushyingura, kandi muzi ko abantu bose bakunda bapfuye. Ariko umuntu agapfa akabura umuntu umushyingura, hakaza nka babiri, n'umudugudu wa leta n'umuyobozi w'isibo n'abaturanyi bakavuga ati reka dushyingure uyu muntu. Hari n'umuntu upfa nibatanga n'amatangazo, hari n'umuntu upfa nibakora urubuga ngo runaka yapfuye ngo bakora urubuga, ararukorerwa nande hari umuntu umuzi. Ariko iyi Mana twicaye imbere ni data. Hari umuntu urwara akabura n'umuza amazi, akava mu bitaro ntawe umusuye, ukagenda mugata ariko Yesu wamboye iki? Yagukubita ikiboko bakakwirukana mu kazi, yagukubita ikiboko ukageza ibirenge byawe. Uw'Imana ikundira mu cyaha, ikiranga abana b'Imana barangwa n'agakoni. Uzi ko tugeragerezwa no mu rusengero, tukageragezwa no mu murimo w'Imana, naho tukahura n'iminyafu kandi atari ahantu ho kugeragerezwa. Uzi ko hari n'abantu bageragezwa n'ibiryo, uzi kugira ibyo kurya n'ubiryo. Bega akanyafu we. Uzi gukorera amafaranga ukayabika kuri konte, ariko ukanywa amazi gusa, ukarya n'ibijumba gusa, ukarya n'imboga za dodo zidakaranze nabwo zitogosheje. Kandi urategekwa gushimira Imana ukavuga ati Uwiteka we urera urakiranuka. Kandi hakaba n'undi muntu ubirya yabibonye yabisengeye, akarya ibijumba, akarya ibitogosheje, akarya mayoneze, akarya kekapo, akanywa isukari yose, akarya ibintu byose, akabirya, ibintu byose akabirya. Akanywa ikivuguto, akakivanga n'umutobe, akakivanga n'amata, akavuga ati n'ubundi n'ikivuguto n'inshyushyu byose n'ubundi sinzongera kubibona, akanaryama nanata. Ariko wowe wabivanga ukajya kwa muganga. Hakaba abantu birarira hanze ntibanarware na malaria, wowe utarara muri supanete ugashisheza muganga akagutera akakwarite mu kanwa. Mu ijuru hari Imana. Kuri ndababwiza ukuri, nambaye inkweto mfite imyaka 17, nabwo ngiye kubatizwa kwa padiri, nibwo nambaye utukweto twitwa panufure, nabwo twabatizwaga ahantu kure, ahantu bita Rushaki, tugenda umusozi wose tujya kubatizwa n'umuhungu twaragiraga ihene n'inka. Tugeze mu musozi inkweto ziraturya kubera ko tutazimenyereye. Umuhungu arambwira ati ibi bintu birananiye, ni nanjye nashize napfuye. Dufata amapantaro turayazinga, tuvuramo inkweto kuko tutari tuzimenyereye, tuzitera urutugu, tujya kubatizwa. Tunyura mu isoko hano, baravuga ngo dore b'abaturage baruguririye. Turavuga ati nimuvugesha, twebwe tuvuka ahantu twugeze ibirenge. Ni wowe data wa twese. Nubwo Aburahamu atatuzi, Isirayeli natwemere, wowe ubwawe Uwiteka ni wowe data wa twese. Uri umucunguzi wacu uhereye kera kose. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dusoreze mu butumwa bwiza bwa Kristo Yesu uko bwanditswe na Yohana. Turasoma igice cya mbere umurongo waho. Aya niyo magambo ngira ngo tuganireho mu mwanya dufite. Jambo abana bagira uburenganzira bumwe kubera amategeko meza y'igihugu ahereza abana bose uburenganzira.
ubu aba bana bose bafite uburenganzira bumwe mu mategeko yacu, kandi itegeko ribarengera ni rimwe, ariko nubwo uburenganzira bwabo ari bumwe, ndagira ngo mbabwire ngo ubushobozi bw'ababyeyi bababyara buratandukanye. Amen. Ubushobozi bw'ababyeyi bubabyara bugira gute? Buratandukanye. Ubwo bushobozi rero kubera ko butandukanye, n'agaciro k'abo bana kaba gatandukanye. Abo bana nibaziga mu bigo bimwe, abo bana nibazarya ibyo kurya bimwe, imyigire y'abo bana izaba itandukanye. Ubu abana banjye aho biga siho abana ba minisitiri bakwiga. Yego, abana bacu biga muri Nayirira Primaire wenda n'urugero, ariko hari n'abana biga no muri Amerika n'ahandi, bitewe n'agaciro k'ababyeyi babo. Ariko uburenganzira bukaba bumwe, ariko agaciro kabo gatandukanira ku babyeyi bababyara. Ndashaka kubabwira ngo natwe nk'abakristo dufite data yacu, ni data. Mwavugiye ngo amen. Kandi data twizeye aruta abagabo bose. Data twizeye aruta abantu bose. Data twizeye ari hejuru y'abantu bose. Izina ry'Imana rihabwa ikiyemwe icyubahiro. Rero ndajya ngo mbabwire ngo dufite Imana data wa twese. Iyi Mana dufite iruta ibintu byose. Mana twizeye mwicaye imbere musenga, ni Imana ikomeye, muyigirire icyizere, irakomeye. Nubwo rimwe na rimwe ibyo ukeneye udahita ubibona mu Mana, ariko Imana yacu niyo nyirabyo. Njyewe mfite abana 4. Abana banjye nijye ubabenyera, mbamenyera ibyo mushaka, nijye ubamenya. Hari igihe tubagabura ibyo dushaka bitewe n'icyo dushaka ko abana bacu barya. Umubyeyi wese ntabwo agaburira abana ibyo bashaka. Tugomba kubagaburira indyo yuzuye, tukabaha ibitera imbaraga, tukabaha ibitera apeti, bya bindi byose mugaburira abana. Meruka nge nkunda kurya agatsima kuburo. Kuburo niko rya, na saa sita nakariye, na nijoro niko nariye. Noneho ariko ubwo uburo buratandukanye. Hari uburo nyaburo n'uburo bw'amasaka. Mwaburya se? Butandukanye n'akawunga. Uburo bw'amasaka buba busharira. Noneho bajya gusenga, ambwira madamu ni turasangira n'abana. Abana barabirya, aragati bini tubiryane mudutekera uturayi wenda cyangwa agaceri. Ngira madamu reka twirire. Turirira turarangiza batarabirya, turabyiburira. Abana inzara ibishe barabirya. Impamvu babiriye ntabwo babiriye ari uko babikunze, babiriye kubera inzara. Yego, kuko nta handi bari bujye kugabuza, nta wundi se bari bubone uri bubagaburire ibyo bashaka, kubera ko se yapanze ko barya uwo mutsima, kandi uwo mutsima umubyeyi awufitemo inyungu, arashaka ko abana batunga imbaraga. Ariko ntabwo babirya babishaka, ariko bagomba kugira gute kubirya. Nukuvuga ngo ubuzima bwose data yatunyuzamo si urukundo twanga, ntabwo atwanga, ahubwo ni urukundo dukunda bitewe n'icyo azadukoresha. Imana ishobora kukunyuza mu buzima udashaka, ariko si uko ikwanga. Ni ukugira ngo uzavemo umuntu ugize gute ukomeye, ni ukugira ngo igukomeze. Kuko n'aba bantu bose batunze ni wowe wabibahaye. Ibi twimye kubera iki? Si uko itwanga, hari iki duteguramo. Mwavugiye ngo amen. Aya magambo dusomye mu gitabo cya Yesaya umuhanuzi, ni umuhanuzi mukuru Yesaya. Igitabo cye kigabanyijemo ibice bitatu, twabyita ubuhanuzi butatu. Igice cya mbere cy'ubuhanuzi bwa Yesaya, Imana yari yaramutumye ku Bisirayeli baraguye. Iyo tuvuze Abisirayeli ni ubwoko bw'Imana. Abisirayeli ni imfura y'Imana n'abana b'Imana.
imana yajyaga ivuga ngo Isirayeli ni umwana wanjye, Isirayeli ni imfura yanjye, Isirayeli ni ubwoko bwanjye, Isirayeli ni njye wamubyaye. Iyo tuvuze Isirayeli tuba tuvuze ya miryango yose uko ari 12 ya Isirayeli. Isirayeli ni abana b'Imana, Isirayeli ni imfura y'Imana. Imana mu isezerano rya kera iyo bavuga Imana ivugana n'Abisirayeli gusa, ntivugana n'abanyamahanga. Iyo ubuhanuzi bwazaga bwabaga buziye nde? Bwabaga buziye Abisirayeli, ntabwo bwabaga buziye abanyamahanga. Aba Bisirayeli tuvuga, iyo Imana yashakaga kwihesha icyubahiro yanyuraga muri bo, niyo yashakaga gutabara yanyuraga muri bo. Ubu natwe abasenga, iyo Imana ikeneye icyubahiro mu bantu bayo inyura muri twe. Niyo ishaka kwigira ibyo yigisha abantu bayo, kuko twebwe tumenya ibyo twigisha. Mwavugiye ngo amen. Niyo tugerageje turabimenya, niyo dutabaye tugira gute yemwe turabimenya, tukavuga ngo niyo ibikoze. Amen. Ntabwo tubaho ngo kubw'amahirwe. Hari abantu babaho ngo yewe ngo nagize ishaba ngo ngira amahirwe. Twebwe ntabwo tubaho kubera ishaba, turya ibivuye mu maboko y'Imana. Twambara imyenda ivuye mu maboko yayo, turya ibyo kurya bivuye mu maboko yayo, tuzubaka amazu avuye mu maboko y'Imana, tubyara abana bavuye mu maboko y'Imana, tugura imodoka zivuye mu maboko y'Imana, turyama ku gitanda kivuye mu maboko y'Imana, Minerval ibonekera mu maboko y'Imana. Ibyacu twebwe iyo tubibonye ntabwo ari amahirwe, dushimira ibiduhaye tukavuga ngo ni data ubiduhaye. Niyo duhumetse tugahumeka gutyo, uyu mwuka duhumeka tuwukesha Imana. N'akamoto neze kanzana ni Imana, n'ejo mu gitondo ni data uzaba uhatugejeje. Amena. Aha tugeze tuhagejejwe nayo, aho twitegura kugera niyo izahatugeza. Mwavugiye ngo amen. Iyi Imana rero ishaka gukora imirimo iyikorera mu bantu bayo bayizi. Abisirayeli babonye Imana, babona imirimo y'Imana, babona ibitangaza by'Imana, babona ukuboko kw'Imana, babona imirimo y'Imana. Imana ibasezeranya amasezerano akomeye, ibaha igihugu icyambuye abandi. Buriya mu bintu Imana izaduha n'abandi babifite. Imana nikubwira akazi hari abandi bagafite. Imana nikubwira kuzubaka inzu nta kibanza ugira, hari abizacyaka ikiguhe. Kenyuruza abami gakenyeza abandi, ariko iyo ibiguhaye ibiguhe iravuga ngo nubwo mbiguhaye mbyambuye abandi. Uramenye Imana yacu igishira, ariko mwubakiye urugo, ariko nguhaye amafaranga, ariko nguhaye abana, ariko nguhaye akazi keza, ariko iyo ariko y'Imana nivuga ngo uramenye ntuzibagirwe, uramenye ntuzaneke, uramenye ntuzane, umara kurya ugahaga ntuzibagirwe izina ryanjye. Uzajya umenya ko ari njye ubikoze, uzajya umenya ko ari njye wabiguhaye. Igihugu Imana ibwiye Abisirayeli bibagirwa Imana. Iyo usomye aya magambo dusanze kwa Yesaya, tuhasanga ijambo rivuga ngo ninde wanyuze, ninde wagendaga iburyo bwa Mose, ngo ninde wanyujije ubwoko bwayo ngo mu nyanja hagati, ngo ninde wanyujije ubwoko bwayo mu butayu ngo bukahanyura nk'amafarashi. Imana ngo yabunyujije mu butayu ngo igende ibutabara, ngo igende iburuhura iminsi yose, ngo yabuteruraga ngo ikagenda inabaruhura. Iyi Imana igiterura ubwoko bwayo ngo ikabuterura iminsi yose, ngo ikagenda inabaruhura. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Bisirayeli baragwa bareka Imana kubera umurengwe. Baretse Imana rero ibatanga mu maboko y'ababisha. Kubatanga si ukubanga, ni ukugira ngo irebe ko bayihindukira bakagaruka. Kandi kugwa kwabo kwari kubi, bajyaga bagwa bakareka Imana bagapfukamira ibigirwamana, bagapfukamira Bayali, bakajya guterekera, bakajya kuraguza, bagakora ibyaha byangwa n'Uwiteka. Imana ngo ikababara, ikicuza icyatumye ibareba. Ariko nubwo yabatangaga ngo ijisho ryayo ryabagumagaho.
ijisho ry'Imana ngo rikabagumaho. Buriya ndagira ngo mbabwire ngo ijisho ry'Imana rituriho. Ijisho ry'Imana riri kuba yubaha, ijisho ry'Imana riri kuba yikunda, ijisho ry'Uwiteka riri kuba yishaka, ijisho ry'Uwiteka riri kuba kiranutsi, ijisho ry'Uwiteka riri kuba kozi bayo, ijisho ry'Imana riri kuba yikunda. Imana ntishobora gukora ikosa ryo kuvana amaso yayo ku itorero, kuko itorero ryavunnye Imana. Ibi bintu turimo byahenze Imana, byatumye Imana itanga ikiguzi gikomeye. Ndaza kubivuga hepfo. Imana ituma Yesaya ku Bisirayeli baguye, ngiramubwira ngo genda ubambarize ngo niki cyatumye mundeka. Ngo Imana yitegereje inka, ngo ibona inka zizi bashebuja. Imana ngo yitegereza n'indogobe, ngo ibona zizi n'urugo rwa bashebuja. Imana yitegereje ubwoko bwayo, ngo ibona ngo nibigeze bayitaho, ngo ibona barayitaye, ngo ibona bagenderaniyeho. Ariko kubw'urukundo Imana igira, ituma Yesaya iramubwira ngo genda ubambwire bazi bangarukire, nanjye ndabagarukira. Iramubwira ngo kandi nibemera banakumvira n'ukuri bazarya ibyiza byo mu gihugu. Unabambwiye ngo kunugwa ibyaha byabo byatukura tukutuku, nzabihindura umweru bisa na sheregi, kuko ari ubwoko bwanjye. Nta cyaha Imana itababarira. Ikibi ni ukudahindukira, ikibi ni ukutimenya ngo uvuge ngo nagucumuyeho, Uwiteka mbabarira. Imana irababarira. Abisirayeli banga guhindukirira Imana kugeza ku rwego kuva ku gice cya 35 kugera kuri 55. Imana irabasezeranya, iravuga ngo nubwo mwanze kungarukira, ariko nzaboherereza n'umucunguzi, nzabahagurukiriza umuhanuzi, nzaboherereza uwitwa Shami, nzaboherereza igishitsi cya Dawidi, azakomoka mu rubyaro rwa Dawidi. Uwo naza azamamaza iby'amahoro, uwo naza azababwira ibyanjye. Arangije Yesaya, Imana imwereka urupfu rwa Yesu, imwereka Yesu avuka, imwereka Yesu avukira mu nda y'umugore, imwereka Yesu abyarwa na Mariya, ngo abona Yesu aravutse, ngo abona Yesu arakuze, ngo abona Yesu mu gukura kwe, ngo yakuze nta muntu umwubaha, yakuze nta muntu umwitayeho kandi ari Imana. Ngo akurira imbere y'Imana ngo ameze nk'ikijegijegi, ngo akurira imbere y'Imana ngo ameze nk'igiti cyumburira mu butaka. Ngo yewe ngo nta n'isura yagiraga, nta n'umuntu wamwifuzaga, nta n'umuntu wamwubahaga. Ngo agiye kubona, ngo abona urupfu agiye gupfa, ngo abona baramufasha, ngo abona baramwisha, abona baramukubise. Ngo agiye kubona, ngo abona igihano Yesu ahanywe, ngo abona ni twebwe twari dukwiriye kugihana. Ngo agiye kwitegereza nanone, ngo abona imibyimba ya Yesu, inyuma yayo ngo abona ngo iyo mibyimba niyo Yesu adukirisha. Buri ibintu Yesu adukirisha, adukirisha imibabaro ye, adukirisha imibyimba ye, adukirisha agahinda yagize. Ibyo ni byo Yesu akirisha itorero. Mu bice rero twasomye, Imana ibwira Yesaya, iramubwira ngo genda ubambwirire nubwo Yesu azaza, ariko nzongera mbagenderere, nzabagarura mu gihugu, nzongera nyibahe, nzabagarura mu gihugu cyanjye, nzabagarura mu gihugu. Abisirayeli bagaruka mu gihugu rero, Bibiliya ivuga ngo iki? Aha twasomye ngo yabonye Yesu ngo aturuka mu Edomu, ngo asa ameze nk'ifarashi, ngo ije gutabara ubwoko bwayo. Imana ihimbazwe cyane. Yesu ni umutabazi. Niho yababwiye ngo agiye kubabona, ngo aravuga ngo ariko Mana, erega ni wowe data wa twese. Imana ni data. Nubwo abakomeye batakumenya, ariko dufite data. Nubwo mu miryango iteye ubwoba tutabamo, ariko dufite data. Nubwo mu bizi utabonekayo, ariko dufite data. Iyi Mana twicaye imbere ni data wabize, ni data w'abakomeye, ni data wabize, ni data w'abahinzi, ni data w'abacumbagira, ni data w'abadafite shinge, nibagire na rugero, ni se w'abapfakazi, ni se w'imfubyi. Kandi mu buzima bwose tubamo ku isi, nta muntu udakenera Imana, nta buzima na bumwe wabamo unanirwe gukenera Imana. Iyi Mana uyisanze, umuntu wese uyisanze imwita umwana. Mwabonye ko Imana itwita abana? Ubu nuriya musaza iyo ageze imbere y'Imana imwita umwana, ariko n'abana wabyaye ikabita abana. Turi abana b'Imana. Mwavugiye ngo amen. Ndagira ngo mbabwire rero, nimukomere muhumure, dufite data wa twese. Mana ni data nirobanura abantu ku butoni.
ntabwo ari data wacu, Imana ni data. Muririmbyi yararirimbye aravuga ngo ni data wa twese mwiza, ngo azi ingorane zacu n'imibabaro. Muririmbyi yuzuye umwuka wera aravuga ngo nuko ajya dukuyakuya ngo aturinde Satani. Muririmbyi araririmba aravuga ngo duhimbaze imbabazi ze zitarangira iteka. Muririmbyi wa 334 yaririmbye indirimbo ikomeye cyane, yaravuze ngo nkuko se w'abana bagirira ibambi, aravuga ngo niko Imana yacu izigirira ngo abantu bayo, ngo kuko izi neza ubukene bwabo n'intege nke, ngo izi ubugingo bwacu ko butarama, ngo buhanye n'ubwatsi bushiraho, ngo nibwatinda ngo singa za mbabazi zayo ngo zo ntizizashiraho iteka ryose. Imana izi ubugingo bwacu ko butarama. Imana iratuzi aho dutuye, ariko igira imbabazi ikagira ibambe. Imana ni data. Iyo uzuye usanga ikwita umwana. Igihe cyose uziye uyisanga iravuga ngo mwana wanjye. Imana ni data. Nubwo ufite ibibazo ariko ndajya nkubwire ngo ufite so. Yesaya uyu murongo uravuga ngo erega uri data wa twese. Nubwo Aburahamu atatuzi, mu bakomeye ntibatumenye, mu bakize cyane ntibatumenye, mu bize ntitubonekeye, no mu bafite imitungo ntitubonekeye, no mu bafite amasambu ntitubonekeye, no muri ba Miss Rwanda ntiwabonekamo, no mu bantu bakwifuzwa ntiwabonekamo. Ariko Mana uzi ko hari umuntu ubaho nagira n'icyiciro abonekamo, no mu batumirwa ntihagire ugutumira, nubwo watanga na kandidatire ntihagire n'ukureba. Uzi ko hari n'umuntu wateka ibyo kurya akabura baza kubirya bitewe n'ubitetse naho abitekeye. Uzi ko hari n'umuntu upfa akabura bamushyingura, kandi muzi ko abantu bose bakunda bapfuye. Ariko umuntu agapfa akabura umuntu umushyingura, hakaza nka babiri, n'umudugudu wa leta n'umuyobozi w'isibo n'abaturanyi bakavuga ati reka dushyingure uyu muntu. Hari n'umuntu upfa nibatanga n'amatangazo, hari n'umuntu upfa nibakora urubuga ngo runaka yapfuye ngo bakora urubuga, ararukorerwa nande hari umuntu umuzi. Ariko iyi Imana twicaye imbere ni data. Hari umuntu urwara akabura n'umuza amazi akava mu bitaro ntawe umusuye, cyakoze agatungwa no kwa muganga n'ubufasha leta itanga ku bantu bameze batyo, n'aba bantu bagemurirwa kwa muganga akabaho muri ubwo buzima yaba ataguyeyo agataha. Hari umuntu ubyara akabura umuhemba, yewe we. Hari umuntu ubaho akabura uwamutumira, nta shinge nta na rugero. Ariko biratubwira ngo Imana kuko ari umubyeyi, Bibiliya iraduhumuriza ikavuga ngo iyo ngo yitaye no kuri abo bantu ngo batagira shinge nibagire na rugero, ngo Uwiteka Imana ibitayeho. Abakene nta muntu ujya ubareba, ariko bafite se. Bibiliya iratubwira ngo kubwo kunyagwa k'umunyamibabaro Zaburi 11:6 ngo no gusuhuza umutima k'umukene, birikatubwira ngo ndahaguruka, ngo kandi Imana ihagurutswe ku bakene ngo isiga ibashize mu mahoro, ngo nabo bacurira ingoni ngo Imana irahaguruka ngo ikabashira mu mahoro. Rero najya ngo mbabwire ngo uhereye kera Imana ni data, kandi Imana ni umutabazi wacu. Izina ry'Imana rihabwa ikiyemwe icyo. Imana ni umutabazi wacu uhereye kera. Tubayeho kubera Imana, ntabwo tubayeho kubera impanuka, ntabwo tubayeho kuko ishaka ko tubaho, tubayeho kuko Imana ishaka ko tubaho. Turya kubera ko Imana yabyemeye, tuba mu buzima Imana yashimye ko tubamo. Imana ni data wa twese, Imana ni umucunguzi wacu uhereye kera kose. Imana ni umutabazi, izina ryayo rihabwa icyubahiro. Uhereye kera kose Imana ni umutabazi. Nabonye Imana itabara we, nabonye Imana itabara, igatabaraho rukomeye, igatabaraho abantu bataba, ikarengeraho abantu bataba. Imana ikadutabara, Imana ikaturengera. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Kuva kera mu isezerano rya kera Abisirayeli bitwaga abana b'Imana, ariko mu isezerano rishya abana b'Imana ni bane. Yesaya yabavuze ngo nabamwemeye bose ngo barangiza bakizera
bakizera izina rye, niko Yohana avuze ngo abo ngabo bamwemeye bakizera izina rye ngo bahise bakira ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ngo bene abo bakiriye Kristo ngo ntabwo babyawe ngo n'ubushake bw'umugabo, ntibabyawe n'ubushake bw'umugore, ngo ahubwo babyawe n'ikiyemwe n'Imana. Natwe turi abana b'Imana. Kubera ko turi abana b'Imana, Imana ni data, Imana ni umurengezi wacu, Imana ni umutabazi wacu. Nubwo tutamenywa, Kristo ni data, Kristo ni umutabazi, Kristo ni umurengezi. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Yewe wa munyamibabaro we, humura ufite data. Yewe wa munyanimba we, humura data arahari. Yewe urengana ugahungabanywa n'inkubi y'umuyaga, nuhumurizwe, dufite data uhumuriza benamo. Yewe utagira usugusura nukwitaho, twebwe dufite data wa twese. Dufite data, dufite umutabazi, dufite umurengezi. Twabonye Imana idutabara. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Imana ni data. Agaciro k'umwana rero, ukamenya iyo umwana yakoze ikosa. Iyo umwana yakoze ikosa, buriya nta kosa na rimwe umwana yakora umubyeyi atakwihanganira. Ndabeshya mama? Muyobozi, buriya bariya abakobwa bawe nubwo yakora ikosa watanga ibyo ufite ariko ukamurengera, kubera ko ari iki? Ari umwana. N'ingwate yose wayitanga, n'ubwishyu bwose wabwishyura, ariko ukabona umwana wawe. Niyo umwana yakora ikosa wanjye nanaguza, ariko nkishyurira umwana wanjye kuko ari uwanjye. Navuga ni mwana wanjye, kandi iyo umaze kumwishyura kuko ari umwana wawe, ukanatanga n'ibyo byose, iyo ageze mu rugo umwita umwana, ukamubwira ngo mwana wanjye uramemukiye, ariko ndakugaruye nta kundi nabigenza, uri umwana. Abanyarwanda baravuze ngo nibyaye ikiboze ngo igikirigata. Iyi Imana twicaye imbere ntabwo izatubyaruka. Yesu ntabwo yaduhakana, ntabwo yaduhakana ngo avuge ngo ntituri abana be. Imana ntabwo yamakana ngo ivuge ngo Batista si umwana wanjye, ndi umwana w'Imana. Haleluya! Turi abana b'Imana. Imana yatuguze ikiguzi gikomeye. Yesu ntabwo yatureka. Yesu ntabwo yakwibagirwa wa mubyeyi. Yesu ntabwo yavuga ngo uyu si umwana wanjye. Dufite ADN ya Yesu, amaraso yacu n'aya Yesu namwe. Cyabana banjye iyo bapimye usanga ari abanjye, ntabwo nabahakana. N'umusatsi wanjye, iyo ufashe umusatsi w'umwana wanjye ugafata n'uyu musatsi wanjye ukabijyana muri za laboratwari, niko numva baravuga ngo uyu musatsi usa n'uwa Batista, uyu mwana niwe wamubyaye. Yesu ntabwo yatubyaruka ngo avuge ngo ntabwo atuzi. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo dusome mu rwandiko rwa Petero rwa mbere. Twe turi abana b'Imana. Imana yatuguze ikiguzi gikomeye. Imana yatuguze ikiguzi gikomeye. Imana Yesu yadutanzeho igishoro. Ntabwo yaduhakana rero. Ntabwo Yesu azavuga ngo se turabe, ntabwo amaraso Kristo yamennye yayameneye ubusa. Yayamenye ku bwanjye nge nawe, kugira ngo tubabarirwe ikiyemwe ibyaha. Urwandiko rwa mbere rwa Petero, igice cya mbere, umurongo wa 18, tuhasanga ijambo rivuga ngo kuko muzi yuko ibyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu zitagira ikiyemwe umumaro, mwatozwe na ba sokuruza wanyu, atari ibyangirika nk'ifeza cyangwa izahabu, ahubwo mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi, nk'ay'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara, ariyo ya Kristo, ariyo ya Kristo. Imana ishimwe. Ntabwo ibintu Imana yaducunguje ngo tuba abana.
ntabwo ari ifeza cyangwa izahabu, ntabwo ari ibintu byangirika bene data. Ifeza zirangirika, n'amafaranga mwabonye ko asaza agacika. N'ifeza n'izahabu ni ibyangirika. N'izahabu bayikoramo ikintu kikangirika, ariko twacungujwe amaraso, mwavugiye ngo amena, y'igiciro cyinshi, ariyo ya Kristo, ay'umwana w'Intama w'Imana, ngo atagira inenge, ngo nagire nibara. Twacungujwe amaraso, niyo mpamvu Yesu ataduhakana, niyo mpamvu Yesu atareka itorero, niyo mpamvu Yesu atareka abantu yamenye. Izina rye rihabwa icyubahiro, izina rye rihimbaza. Humura, Yesu ntabwo azakureka. Humura, Yesu ntabwo yagutakaza. Twacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi. Iyo turi mu murimo w'Imana, Yesu aranezerwa. Iyo turimo kubwiriza, Yesu aranezerwa. Izina rye rigire gute yemwe, rihabwa icyubahiro. Twacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi, n'ay'umwana w'Intama w'Imana, utagira ibara ndetse ntagire n'ibara. Imana ishimwe. Nta kintu wayagereranya. Amaraso Kristo yaducunguje ni amaraso akomeye. Jambo rya kabiri ndagira ngo mbabwire ngo kugira ngo ube umwana w'Imana hari uko nawe ugomba kwitwara kugira ngo ugumane ubwo bumana, kugira ngo ugumane ako gaciro. Hari icyo Yohana mu rwandiko rwa mbere yavuze igice cya 3 yaranditse, aravuga ngo bakundwe ubu mutureba turi abana b'iki yemwe b'Imana. Aravuga ngo uko tuzasa ntabwo kurerekanwa, aravuga ngo ariko icyo tuzi Yesu niyerekanwa tuzagira gute yemwe, tuzasa nawe, ngo kuko tuzamureba uko ari. Ubu ngubu abantu baratwitiranya, batureba amasura, bazi ko tumeze gutya, bazi ko dusenga, bazi ibyo twaretse, bazi ibyo twihanye, bazi aho dutuye, bazi ibyo dutuze, ariko uko tuzasa kuri mu Mana kuzwi na Yesu. Uyu mwanditsi arandika aravuga ngo uko tuzasa ngo ntabwo kurerekanwa, aravuga ngo ariko icyo tuzi neza Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, kuko tuzamureba uko agize gute yemwe, uko ari. Muririmbyi yararirimbye aravuga ngo neza nk'uko agize gute yemwe abone. Imana ishimwe. Ijambo rya gatatu ndagira ngo mbabwire, ikigora abantu n'ikirushya abantu ni kimwe. Hari ibintu bigora abantu b'Imana, bakibaza ku Mana bakayibazaho, ariko Imana ni umubyeyi. Some mu Baheburayo igice cya 12. Abaheburayo 12 tuhasanga umurongo wa mbere. Mwumve igituma abantu bashidikanya ku Mana, bakavuga ngo banze Imana itanze, bakanasenga n'amasengesho mabi, bakanasenga na nabi, bakavuga ngo banze Imana itatubona. N'umuntu yahura nawe akakubaza atari kubona ugira Imana, ubona Imana ugira ari Imana. Ariko reka mbabwire, Bibiliya yatubwiye ngo iki? Iratubwiye ngo nuko natwe ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana batyo, ngo twiyambure ibituremerera byose n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba, ngo dusiganirwaho dutegekwa twihanganye, ngo dutumbira Yesu wenyine ari we banze ryo kwizerwa, kandi ari we ugusohoza rwose, ngo yihanganiye umusaraba, ngo ku byishimo byamushizwe imbere, ngo niyita ku isoni zawo, yicara uburyo bw'intebe y'Imana. Nuko muzirikane wihanganiye ubwanzi bw'abanyabyaha bukomeye butyo, kugira ngo tudacogora mukagwa isari mu mitima yanyu. Mwebweho nimurageraho muvusha amaraso mu ntambara murwanya ibyaha, kandi mwibagiwe kwa guhugura kubabwira nk'abana, ngo mwana wanjye ntugasuzugirane Uwiteka guhana, kandi ntugwe isari nagucyaha, kuko Uwiteka akunze ari wahana, kandi akubita ibiboko abo yemera ko ari abana be. Nimwihanganire ibihano, muba mugaragaje ko muri abana b'Imana. Mbese ni mwana ki udahanywa na se? Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ubu mushobora kuba umuntu wese uri aha afite inkoni y'Imana, ariko ikiboko cya Yesu. Yesu agira ikiboko akubita abana be, kandi ikiboko akubita abana be ni ikiboko cy'urukundo.
ibyo ngibyo iyo tubibabwiye ntabwo mwafashwa nimwakwireba muravuga ngo yeye. Bibiliya iratubwira ngo uwikundira muhana, Imana ikundira mu cyaha abayobozi, ngo ikubita ibiboko sipfa kwa Mungu, ngo abo yemera ko ari abana bayo. Ayiwe, Yesu ajya dukubita ibiboko by'urukundo, akagukubita ikiboko cy'inzara, akagukubita kurya rimwe ku munsi, ukagenda mugata ariko Yesu wamboye iki? Yagukubita ikiboko bakakwirukana mu kazi, yagukubita ikiboko ukageza ibirenge byawe. Uw'Imana ikundira mu cyaha, ikiranga abana b'Imana barangwa n'agakoni. Imana nayo igira agakoni, ikakubita agakoni nk'abakobwa ikavuga ati uzakora ubukwe ufite 25. Ikakubwira ati wowe uzabukora ugize tarani utaranitse, ukarya ku kaboko ka Yesu. Yo, ikakubwira ati uzubaka inzu. Imana igira ibiboko ihana abantu. Ubu mwese ko mufite abana banyu ni mubahana. Iyo mubahana muba mubanga. Iyo usomye umurongo wa 8 aha, Bibiliya iratubwira ngo nta muntu unezezwa n'igihano iyo akigihana, ahubwo ngo iyo arindiriye ngo kikamutindaho, ngo kandi ngo kimenyereza abamenyerejwe nabo, ngo nacyo kikabahindukira igiti cy'ubugingo. Iyo umuntu agihura n'ibigeragezo niyihangana ntabwo arababara, ariko iyo umuntu abitinzemo akabyakira, ikigeragezo kijya kigeza umuntu ahantu heza. Ikigeragezo kiragushora kikakugeza mu mashimwe, ikigeragezo kiraguherekeza kikakugeza aho Imana ishaka. Imana nitwabana nayo itatugerageza. Bibiliya yavuze ngo iki? Yavuze ngo ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana batyo, Bibiliya iratubwira ngo twiyambure ibituremerera byose, ngo n'ibyaha byose bibasha kutwizingiraho. Hari abantu bagira ibyaha byabizingiyeho, imishinya ikabizingiraho, ubusambanyi bukakwizingiraho, ibintu bikakwizingiraho, ububeshi bukakwizingiraho, kubesha, ubugome, ubugambanyi, umuntu bukagira ibintu bimwizingiraho, umujinya, uburakari, kutababarira. Ugasanga umuntu arakorera Imana ariko hari ibintu byamubayeho akarani, byaraje bikwizingiraho. Bibiliya ikatubwira ngo tubyiyambure. Niba mushaka kuzarya Imana mukwiye kugira ibyo mwiyambura. Mwiyambura ibibaremerera iminsi yose. Igicucu cy'abahamya ni bande? Ni abatubanjirije muri ibi bintu, ntabwo ari twirifura muri byo. Ikigeranyo cy'abantu babanye na Yesu, umuririmbyi wa 200 yararirimbye aravuga ngo bamanukiye mu mibabaro ngo bazamukirayo. Umuririmbyi araririmba aravuga ngo Uwiteka ngo natwe udufashe kuzanyuraho ngabo bagize gute yemwe banyuze. Bibiliya itubwira intwari zo kwizera. Hari ahantu banyuze kubera ari igicucu cy'abahani, banyuze mu bintu. Natwe rero aho banyuze tugomba kunyurayo, kuko mwavugiye ngo amena. Ijuru ni rimwe, inzira ni imwe, inzira bera banyuzemo bakanesha niyo natwe turimo kunyuramo, natwe tugomba kunesha. Kandi umuntu wese Yesu amugenera inzira yanyuramo, ariko uhumure nubwo waba uri mu nzira inyerera, Yesu muri kumwe azagushoboza uyitambukemo, nawe ugere mu kunesha kw'abana b'Imana. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Rero nta muntu w'Imana utagira ikiboko. Mbabwira kandi kantu, iyo Imana twicaye imbere ntabwo ijya ibikora byose ngo ibimareyo. Ibi mbabwira ntabwo mwishima, ariko ndaje mbabwira utwise. Ubwo nandukanye n'aba bavuga butumwa bavuga ngo irabirangije, ngo dore irabirangije, ngo vivura ngo birarangiye. Ntabwo birangira. Icyo ni ikinyagutera, bizarangira twagezeyo. Mwanditsi yaranditse aravuga ngo tukiri mu isi dufashe igihe yemwe mu ntambara. Mu ntambara. Undi muririmbyi araririmba aravuga ngo nta mahoro yuzuye twabona muri iyi si, aravuga ngo ariko kwa data niho hasendereye iki yemwe amahoro.
aranaririmba aravuga ngo tuzimuka mu isi tugere iwacu, ngo nta heza twubakiwe n'umukiza, ngo ku Mana yacu hariyo amazu, ngo yubaka mu isi tutaragira gute yemwe tutarabona. Undi muririmbyi araririmba aravuga ngo urwanye intambara nziza, ngo Kristo ni umukiza wawe, ngo fata ubugingo aguhaye, ngo buguheshe ibyishimo, ngo dusiganirwe aho dutegeka tugize gute twihaga. Ni ukuvuga ngo igicucu cy'abahamya hari aho banyuze, natwe tugomba kuhanyura. Ntabwo birangira, ikora kimwe ikazana n'ikindi, igisubizo kizana n'agahondesho. Nta mukristo uba mu mahoro ari ku isi, kandi kubera ko muzi ko birangira, niyo muhuye n'ibintu byahindutse muragwa. Ariko urashaka kuba umukristo ubeho nta n'iryinyo, ubeho nta bicurane, ubeho nta na senizite, ubeho nta ukuvuga, ubeho nta ukuvuga nabi, ubeho nyenye, ubeho ugende neza, ucuruze wunguke gusa, wambare neza, usokoze, wisige puderi, wambare ikote, ushiremo na karuvate, n'imodoka nipfumuke n'ipine, abana wiwi, ibintu byose sava, n'umuriro nushiremo, n'ibiryo n'ibishirire. Uri umukirisitu bino ni muri paradizo, ube ku makaro gusa, uryame mu mashuka y'umweru gusa. Nta n'ugukubisa urushyi, nta n'ukubwiye nabi, nta n'ukugerageje, nta n'umenya amazi ku irembo. Ariko ngo twaba twaragezeyo, kandi niko mushaka kubaho. Mbakuriye inzira ku muhima, nta mukristo ugomba kuba muri ubwo buzima. N'ababa muri etaje uganiriye nawe usanga hari akanyafuka muri we. Ndabeshya. Ubu hari utunyafu, abakobwa hari utunyafu turimo kubakubita, ariko no mu rugo nuba n'umugore hari akanyafu kariyo. N'abasore hari utunyafu tubariho, ariko nimuba n'abagabo muzahura n'utundi tunyafu. Utunyafu tudusanga no muri korari, tukatuvanga no mu rusengero. Uzi ko tugeragerezwa no mu rusengero, tukageragezwa no mu murimo w'Imana, naho tukahura n'iminyafu kandi atari ahantu ho kugeragerezwa. Uzi ko hari n'abantu bageragezwa n'ibiryo, uzi kugira ibyo kurya n'ubiryo. Bega akanyafu we. Uzi gukorera amafaranga ukayabika kuri konte, ariko ukanywa amazi gusa, ukarya n'ibijumba gusa, ukarya n'imboga za dodo zidakaranze nabwo zitogosheje. Kandi urategekwa gushimira Imana ukavuga ati Uwiteka we urera urakiranuka. Kandi hakaba n'undi muntu ubirya yabibonye yabisengeye, akarya ibijumba, akarya ibitogosheje, akarya mayoneze, akarya kekapo, akanywa isukari yose, akarya ibintu byose, akabirya, ibintu byose akabirya. Akanywa ikivuguto, akakivanga n'umutobe, akakivanga n'amata, akavuga ati n'ubundi n'ikivuguto n'inshyushyu byose n'ubundi sinzongera kubibona, akanaryama nanata. Ariko wowe wabivanga ukajya kwa muganga. Hakaba abantu birarira hanze ntibanarware na malaria, wowe utarara muri supanete ugashisheza muganga akagutera akakwarite mu kanwa. Mu ijuru hari Imana. Wowe bikubereye ibibazo, abandi bibabereye ibisubizo. Ikibazo cy'undi ni igisubizo cy'undi, agahinda k'undi ni ibyishimo by'undi, umubabaro w'undi ni igitangaza cy'undi. Ni ku isi imeze. Imana ibaho umugisha ko mubyumvise. Ngo kuko agakiza gateranyije, umwana w'Imana agira ikiboko kimukubita kikagukubita, abikunda irabacyaha ikabahana ibihano, ikubita ibiboko abantu bose yemera ko ari abana bayo. Nk'ubu data yarabyemeye, insengesho bashiramo udufunguzo. Navuganaga n'inshuti yanjye yihuye, arambwira ati insengero zose zahuye barazifunze, na rusengero dufite. Arambwira ngo dufite inzara niyo mu magufa. Nimureba mwebwe ubu ngubu, mwe muri hano murimo kumva ijambo ry'Imana, murimo no kuririmba mukishima. Ahandi barabibuze kandi mubona ari ibintu bisanzwe, abandi byakuye mo gusenga bakavuga ngo Mana tubigire mite, ariko Imana ibasukurira akagasoko kugira ngo mukabyaza umusaruro. Nimuvome mubike, wenda namwe siko bizahora.
mubona ari ibintu bisanzwe. Hari icyo Imana yabasigarije, ni ukugira ngo tubabwire ijambo ryayo mukomere, muba abakristo bakomeye badateraganywa n'imiraba n'imiyaga. Nihagira ikikugeraho ngo uvuge ngo Mana ngo ubu waranshitse kugukorera ntacyo bimaze, naho menya agakorera shitani. Hari n'umuntu usenga ngo iyaba uri Imana ngo ntiyabyemera ko bingeraho. Irabyemera. Ngo ubuse yabyemera ko isengero bazisenya, bazitera amapiki, reba n'urw'i Yerusalemu bararusenye, mwasi zo mu Rwanda. Mukwiye kuba abakristo bagize gute yemwe bakomeye, mukamenya ko muri abana b'Imana, mukamenya ko mufite umutabazi. Ijambo rya nyuma rero ndagira ngo mbabwire ngo Imana yacu ni umutabazi. Usomye Zaburi 146 tuhasanga ijambo rivuga ngo hahirwa ufite Imana ya Yakobo umutabazi, ngo akiringira Uwiteka Imana ye. Amahirwe dufite twebwe abizera nuko dufite Imana idutabara. Iyo mahirwe dufite uwo dutakira akatwumva, dufite uwo tubitsa imibabaro yacu akayibika, dufite umuntu tubitsa amarira akayabika. Rero mwebwe aho kugira ngo mubitse Imana imibabaro n'amarira, mujya kuyibitsa abantu. Ukaza ukamubwira ubu birandangiranye, ubu ngiye gupfa ndapfuye, inabare nitanabara sinzi uko bigenda. Udakira nawe afite uduhondesho, nawe afite ikiboko kugira ngo Uwiteka ndaragiye ndapfuye. N'abantu mujye mutakira Uwiteka Imana ikoresha abantu, ariko mwatakikiye mwe Imana hahirwa abafite iyo basi barangiza bakerengera Imana. Mwavugiye ngo amen. Aba babaho mu gihe ibintu bihari, n'igihe bidahari babaho, bakagumana ibyiringiro, bagakomeza bagahamya Imana. Abangaba babana n'Imana insengero zifunguye, bose babyina, ariko banazifunga, nibajye kunywa kambuca, nibagwane, nibajye gusambana, nibareka Uwiteka ngo bashinga n'utubari, bagakomeza bagahamya Imana, bakayibwira ngo iyabanye natwe mu bihe bibi byiza, ni nayo Mana iri kumwe natwe no muri ibi bihe bikomeye. Iyo dutabaye tugize ibyiringiro ko izakomeza ikagira gute yemwe, ikadutabara. Imana ni data, Imana ni umutabazi wacu, Imana ni umucunguzi wacu. Nimuhumure, niba muri abana b'Imana, hari ubutabazi bw'abana, hari ukurengerwa kw'abana. Ijisho ry'Imana riri ku bana. Njye ufite abana banjye ni bakuru, kandi umwe yagiye ejo, n'undi azagenda ejo, n'abandi bazagenda nyine. Bajya kugenda basaze nifitiye n'ibibazo, ariko batitaye ku bibazo mfite, barambwira, mfite abakobwa, bahita bambwira ngo papa, baranganiriza, baravuga ati turagushimira ko watubyaye mubyeyi, ariko ubu ngubu turashaka ngo tujyane muri bayi vacances. Nise murashaka ko mbajyane bana banjye, ko naragura n'amakaye, ko nta n'ikintu mfite, biragenda gute? Barangije barambwira ngo papa, ngo twumvise ahantu i Nyamirambo ngo ahantu bita mu Marange, ngo nubwo twagendana nawe ngo tukahatembera tukareba ayo marange gusa, ngo nubwo utagira icyo tugurira ngo nta kibazo. Urumva ubwenge bw'abantu? Twemerere ngo turagendana nawe, tugende tuganira papa na mama, tugende n'amaguru tugereyo, natwe turebe mu Marange. Kwenda nushaka utugurero n'akabombo, ngo ariko dusezere vacances kabisa, udusezerere. Ntabwo nari nzi ko ari bayi vacances, n'ubwa mbere nari nyumvise. Twebwe kera twiga ibyo n'ibyabagaho, igihe cyarageraga tukajyayo, tuvuye no mu mirima tukajya guhinga uyu munsi, ejo bakavuga ati ejo n'ugutagira ijore, tugapakinga ibikapu tukajya ku ijore. Ibya bayi vacances sinari mbizi, ariko kuko ari abana babinsabye mbajyanayo. Nubajyanayo nurubagure na kaje, mwabwiye n'Imana ikabajyana muri bayi vacances basi. Mbajyanayo na mama wabo, turabatembereza. Ngize umugisha kwa kundi abadamu babika akantu, sanga afite akantu, arababwira ngo murarya iki? Baravuga ngo turarya capati z'inyamirambo, atande ate turarya noto, ate noto, ate nene. Mbona nyine mama warambwira ati humura mugabo wanjye, nari nivire no mu rusengero gusenga, nuko mbona birakuze, birakunda. Mbona abana batashye bishimye rwose. Iyi Mana data wa twese ifitiye abana ibyishimo. Imana
ifite ibyatunezeza, Imana ifite ibyo yadukorera tugaseka, Imana ifite aho yatujyana tukishima. Imana, haleluya, Imana ni data wa twese. Kandi ngewe abana banjye ntibahangayikishijwe na minerivare bayobozi. Reka bararya, nta kibazo bafite cya minerivare n'amakaye. Iyo babona papa wabo na nyina baravuga ati biracemutse. N'umuhungu wanjye yambwiye ati papa, iyo nkubona mbona ufite ibintu byose. Kandi nanjye sinjya mbabwira ngo nta kintu mfite, nanjye bibwira Yesu, namubwira ni Yesu, ndagushimire ko wampaye abana ariko byancanze, ngirira ibambe ungirira imbabazi unabare, nanjye ngategereza biva ku Mana, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Tugiye gusenga Imana. Imana yacu ni data, Imana yacu ni data, Imana ni umubyeyi, Imana ni umukiza, Imana irabakunda. Niba uri umwana, girira Imana icyizere, yibwira ngo ndashaka iby'abana babakomeye, ndashaka kurya nk'abana bakomeye, ndashaka kurya nk'ababyeyi bakomeye, ndashaka kurya imbuto nk'ababyeyi bakomeye, ndashaka kwiga mu bigo by'ababyeyi bakomeye, ndashaka kuryama ku gitanda cy'ababyeyi bakomeye. Ubu hari abana batazi kwambara ibirenge, ngewe nambaye inkweto mfite imyaka 17 bitewe na data wambyaye. Kuri ndababwiza ukuri, nambaye inkweto mfite imyaka 17 nabwo ngiye kubatizwa kwa padiri, nibwo nambaye utukweto twitwa panufure, nabwo twabatizwaga ahantu kure, ahantu bita Rushaki, tugenda umusozi wose tujya kubatizwa. N'umuhungu twaragiraga ihene n'inka, tugeze mu musozi inkweto ziraturya kubera ko tutazimenyereye. Umuhungu arambwira ati ibi bintu birananiye, ni nanjye nashize napfuye. Dufata amapantaro turayazinga, tuvuramo inkweto kuko tutari tuzimenyereye, tuzitera urutugu, tujya kubatizwa. Tunyura mu isoko hantu, baravuga ngo dore b'abaturage baruguririye, turavuga ati nimuvugesha, twebwe tuvuka ahantu twugeze ibirenge. Yewe byanjye bitaramenyereye inkweto, nkavuga ni ibi bintu simbimenyereye. Urajya ngo abantu b'Imana hari ibintu tutamenyereye, ariko nkomeje kuzambara ibirenge byanjye byamenyereye inkweto ba mama. None dore nambaye inkweto, niyo ngiye gukaraba nkarabira muri kamambiri. Imana irakora, mwavugiye ngo amen. Imana igira gute? Irakora. Imana ni data. Tugiye gusenga, mujye muyisenga nk'abana, nk'Imana ikaze. Nubwo itabikora ariko tuvuge ngo irakaze. Nubwo bitazi uyu munsi, tumenye ko ari ikiboko cy'Imana, kandi igihano Imana iduhana kiratujyana mu byiza. Imana ishobora kutagutabara uri mutoya, ikazagutabara ushaje. Hari umusaza Imana yajyaga ibwira ngo izamwubakira inzu, abyara abana barakura, abana bariga, biga za kaminuza, abakobwa be bariga, yabonaga yose aba mu bukode, yishyurira abana. Umukobwa we ashakwa n'umuzungu, abana be bariga, abona amashuri akomeye, none abana be bamwubakiye etaje. Ari gushima Imana ati Imana yambwiye inzu, none nagize gute? Nayibonye. Ubu mwari muzi ko mushobora kuba mutuka Imana, kandi Imana izagutabara kuri turiya twana dusinziriye hari. None byagenda gute bayobozi? Imana ikazaguha inzu iturutse ku mwana uturutse mu rukigi rwawe. Azakura ryari? Azarangiza kaminuza ryari? Tuza ugumane na Yesu, aho Yesu atujyana ni heza. Mwavugiye ngo amen. Imana ntabwo bifite bwo gutabara abantu bayo, igihe cyose iziye iratabara. Imana ihimbazwa. Icya kabiri, nubwo nta minerivare urabona, abantu bose ntabwo bize. Hari n'abize batatunzwe n'amashuri bize. Hari n'abantu bakomeye, abantu bose ntabwo bashobora kuziga. Ariko Imana mwicaye imbere ifitiye abantu bose uburyo bwo kubabeshaho. Imana ibaha umugisha. Imana ni data wa twese, Imana ni umukiza wacu. Muyigirire iki yemwe icyizere. None soza mvuga ngo mbese uri umwana ufite so? Uzi kuba mu itorero udafite papa? Uzi kuba imfubyi ku Mana? Uzi ukuntu imfubyi zihura n'ibibazo? Uzi kuba imfubyi kandi Imana ihari, data ahari, ugahorana agahinda n'umubabaro kugeza ku rwego kubona umukristo yiyahura? Nta gahinda gakomeye. Ufite data, ufite so, waramwakiriye nk'umwami n'umukiza, waramwemeye ngo aguhindure umwana. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro.
mwifurije rero kubana na Yesu nka data. Imana ishimwe. Iyi Mana twicaye imbere ni umutabazi wacu uhereye kera kose, nubwo bitaraza ariko ibyo yakoze bidubera igitsikamutima, bikatubera igihamya ko n'ibyo atarakora azagira gute yemwe azabikora. Imana ibaho umugisha, Imana ibagirire neza. Nubwo uri mu ntambara, uri no mu bibazo, ariko yigirira icyizere, ejo n'ejo bundi izakora. Imana ishimwe. Ibyo yakoze utari uzi ko yabikora, yiteguye no gukora ibindi. Imana ibaho umugisha. Ndagira ngo rero tuyisenge, tuyibwire ngo turagushimiye ko watugize abana. Imana Yesu ahangayitse kubw'abana, Yesu ahangayitse kubw'itorero bayobozi, buriya Yesu ahangayitse kubw'uyu murimo. Hari igihe muhangayikira, ariko Yesu ahangayikiye umurimo wayo kurushamo. Kuko ibi bintu nubwo bibavuna, byavunye Kristo, kuko niwe warimeneye amaraso, atanga incungu y'amaraso ye, arimenera amaraso, atanga ibintu bitangirika, arabitanga kugira ngo itorero rivuke, kugira ngo itorero riboneke. Byahenze Imana. Ibi bintu tuvuga byahenze Yesu. Izi ndirimbo zahenze Yesu. Yemeye kubabazwa, ngo ariko muri uwo mubabaro ngo abone ibyishimo byari byamushizwe imbere. Ibyishimo byari byashize Yesu imbere ni itorero. Haleluya! Ni itorero. Yesu mu mwiyerekwa yabonaga muririmba, yabonaga tubwiriza, yabonaga dusenga, yabonaga abamama mutitakuma, yabonaga ibyiza, yabonaga abantu bazaza gukizwa, yabonaga abantu bazabana n'Imana. Ibi biramunezeza, aremera arababara, aremera arabambwa, aremera arakubitwa, kugira ngo nge nawe tuboneke, izina rye rihimbazwe. Nawe ihangane, nyuma yo kwihangana hari ibyiza byinshi. Imana ibaho umugisha. Duhaguruke dusenge Imana, twinginga Imana, n'ubundi twakira umuyobozi adusengera Imana. Imana ibaho umugisha. Twese duhagurutse, haguruka n'ibyifuzo byawe, haguruka n'ibibazo byawe, ubyereke Yesu, umubwire ngo Yesu nabara, kuko uri papa, nabara nkorera iby'abana. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Karibu.